What's up my beloved people? Hi, muraho neza bakunzi ba filime Icyumba cyanjye series. Uzisi baca umugani mu kinyarwanda ngo ukuri guca mu ziko ntigushe, kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Muri filime yacu Icyumba cyanjye, nyuma yuko bicaje umuntu bita Iva bakamuha ukuri, bakamubwira ko inda umugore we ko katwita ari Chris wayimuteye, ariko bikarangira uyu mugabo ngo ni Iva yanze kubyumva, bikarangira avuniye ibiti mu matwi, atekereza ko ari amatiku Chris ari kuzana kugira ngo amutandukanye n'umugore we koko. Uyu mugabo ngo ni Iva ku munota wa nyuma birangiye yiboneye ukuri, birangiye yifatiye umugore we koko na Chris bari kuganira ku by'iyinda yabo. Guys, muri filime yacu Icyumba cyanjye ibintu byose bihinduye isura, abantu bakomeje kwibaza ikintu Iva ashobora kuba agiye gukora, bakomeje kugenda bibaza niba Iva ashobora kuba agiye gutandukana n'uyu mugore we koko, ubundi agasubira gushaka uwahoze ari umugore we w'isezerano Mickey. Guys, filime episode yarangiye uyu munsi, abantu bari babonye ko umuntu bita Koko yari yakomeje kugenda arota inzozi mbi, arota umuntu bita Mickey ari kumutera icyuma, yagarutse mu rugo rwe amubwira ko ashaka umugabo we, ariko nanone ku munota wa nyuma birangiye Iva asanze ibyo bamubwiraga byose, ko inda umugore we koko atwite ari Chris wayimuteye ari ibyanyabyo. Abantu bafite amatsiko yo kumenya icyemezo uyu mugabo ngo ni Iva agiye kuba yafata. Ese uratekereza nyuma yuko Chris yicaje Iva akamubwiza ukuri, akamubwira buri kimwe cyose, akamubwira ibijyanye n'umubano we na Koko, ariko bikaza kurangira uyu mugabo ngo ni Iva yanze kubyumva, none ku munota wa nyuma bikarangira Iva yiboneye ukuri? Muratekereza ko Iva atagiye guhita yirukana uyu mugore w'umugambanyi ngo ni Koko? Guys, ibintu bikomeje kugenda bigorana muri filime yacu Icyumba cyanjye, aho abenshi bari batangiye gutekereza ko umuntu bita Mickey yari yamaze kwibuka ibintu byose, naho kumbe zari inzozi. Uyu mugore ngo ni Koko yari akomeje kugenda arota umuntu bita Mickey yagarutse mu rugo rwe. Ahubwo igikomeje kuba kuri Mickey ni uko bikomeje kugenda bigaragara ko atangiye kuba yakundana na Lucas, aho mama Mickey byamaze kuba byamutera ubwoba, akaba yatangiye gutekereza ko bakimuka bakajya kuba kwa marene wa Mickey. Ese nk'abakunzi ba filime Icyumba cyanjye, ibi bintu murabitekerezaho iki? Abenshi bamaze kugenda barambirwa ibi bintu byo kubona Mickey yaribagiwe ibintu byose, ameze nk'aho nta kintu na kimwe yibuka ku bijyanye n'urugo rwe, aho bagerageza kugenda bamubwira ko afite umugabo w'isezerano, ariko Mickey akanga kubyemera kubera ko yahuye n'ibibazo bikomeye. Uwo mugabo ntamugireho, uwo mugabo ntamushake. Ariko nanone ku rundi ruhande tugarutse kwa Iva, murabizi ibitekerezo Iva afite nyuma y'uko Mickey yagiye akava mu rugo akajya komongana. Uyu mugabo ngo ni Iva yakomeje kugenda atekereza ko uyu Mickey ashobora kuba yaragiye gushaka abandi bagabo, kandi nyamara uyu mugabo ngo uyu mugore ngo ni Mickey yibera mu buzima bwo ku muhanda. Ibintu rero byari bikomeje kugenda bigorana muri filime yacu Icyumba cyanjye. Abantu bari bamaze kurambirwa ubugambanyi bwa Koko na mama we, abantu bari bamaze kurambirwa kubona umuntu bita Mickey yaribagiwe ibintu byose, abayeho nabi, ari mu buzima bubi. Ibyo byose bigiye kuba byarangirira ahangaha, kuko uyu mugabo ngo ni Iva nanone yamaze kumenya neza ko amafaranga yose yari amaze iminsi ahereza mama Koko amubwira ko hari umuntu agiye kuba yakikiza. Iva yamaze kumenya neza ko uyu mama Koko yayakoreshaga ari kugambanira umuntu bita Mickey kugira ngo babe bamwica. Iby'ubu bugambanyi bwa Koko na mama we byose byamaze kujya hanze. Umuntu bita Iva yamaze kumenya ukuri, ashobora kuba agiye gutandukana na Koko nyuma y'uko amusanganye na Chris
hanyuma uyu mugabo ngo ni Iva agatangira urugendo rusha rwo gushaka uwahoze ari umugore we w'isezerano Mickey. Muramva ko filime ahantu igeze ibintu bitangiye kuba byasubira ku murongo, tugiye kuba twatangira kubona filime imeze neza, filime ishimishije, aho wowe ikintu tugusaba ari ugukora subscribe kugira ngo episode zose tugiye gutangira kubagezaho muri iyi minsi ukomeze kugenda uzibonera ku gihe. Nuko ugomba kureba munsi y'iyi video gato kuri ako kabuto k'umukara kanditseho subscribe, ugakandaho ugafungura akazogera kuri all notification kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. Abantu benshi bari bafite amatsiko yo kubona umuntu bita Mickey yaributse ibintu byose, yaragarutse mu rugo rwe ameze neza, ariko ibyo ngibyo nibyo bigiye kuba byakurikiraho nyuma y'uko umuntu bita Mickey atangiye kujya mu rukundo na Lucas. Uyu marene wa Mickey ndetse na mama wa Mickey ku giti cye bakaba bafashe icyemezo cy'uko bagiye kwimuka bakajya kuba kwa marene wa Mickey. Uyu Mickey bagiye gutangira kumwibutsa ibintu byose, bagiye gutangira kugenda bakora ibishoboka byose kugira ngo yibuke ubuzima yari abayemo mbere, barebe ko yakibuka ibintu byose akabasha kuba yasubira mu rugo rwe. Ikindi kintu ni uko uyu mama koko wari waratorotse Lucas yamaze kuba yamufatira ingamba zikomeye cyane nyuma y'uko yamukubise ijisho bikarangira uyu mama koko acitse Lucas. Ariko Lucas yafashe icyemezo cy'uko agiye guhiga uyu mama koko yarangiza akamusubiza kuri RIB aho yamucikiye. Uyu Lucas akareba niba bari buze kuba bamusubiza ku kazi. Murumva ko aba bagambanyi bagiye kuba baryozwa ibyo bakoze. Yaba koko ashobora kuba agiye gutandukana na Iva nyuma y'uko Iva yinjiye mu rugo rwe mu gipangu cye agasanga koko ari kuganira na Chris, kandi nyamara uyu koko yari yarahakaniye umugabo we Iva ko ataziranye n'uyu musore ngo ni Chris. Ibi ngibi bishobora kuba bigiye gutuma uyu mugabo bita Iva atandukana na koko, hanyuma nawe ubuzima bugatangira kumusharirira, n'uyu mama we akaba yafatwa na Lucas agasubizwa kuri RIB akajya kuryozwa ibyo yakoze. Filime ibintu byose bikomeje kugenda neza, ikibazo gisigaye ni kimwe, ni ukugira ngo Mickey atangire kwibuka ibintu byose, abashe kuba yagaruka mu rugo rwe. Abantu babifitiye amatsiko, abantu bafite amatsiko yo kuba babona umuntu bita Mickey yagarutse mu rugo rwe ameze neza. Ndagira ngo mugaragaze ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mushiremo udusitika tw'imitima, kandi mwibuke gukanda like nako gakumwe k'ikiganza kari munsi y'ivideo karabye hejuru, kozaho urutoki, ubundi dukomeze twenjoying na filime yacu Icyumba cyanjye, ibintu byose bikomeze bigende neza. Uyu Lucas yarakomeje kugenda afasha Mickey, ariko ibyo yaratangiye gukora byari bikomeje kugenda bituma abakunzi ba filime Icyumba cyanjye batekereza ibintu byinshi, kuko uyu Lucas yarakomeje kugenda abwira umuntu bita Mickey ko amukunda, ko yamukunze guhera segonderi, na Mickey bikaza kurangira atangiye kuba yakunda uyu mugabo ngo ni Lucas, bigatera ikibazo gikomeye cyane, kandi cy'abakunzi ba filime Icyumba cyanjye bifuza ko uyu mugore ngo ni Mickey yakibuka ibintu byose bikarangira asubiye mu rugo rwe kwa Iva, hanyuma uyu mugore ngo ni Koko bikarangira arusohotsemo. Ni kenshi mwagiye mwumva ngo ukuri guca mu ziko ntigushe, nyuma y'uko Chris yashize ukuri hanze akabwira Iva ibintu byose, ariko Iva bikarangira yanze kubyumva, agatekereza ko ari amatiku yo kugira ngo babe bamutandukanya na Koko. Uyu Iva birangiye yiboneye ukuri. Ese uratekereza ibi bintu noneho Iva ari buze kuba yabyihanganira? Guys, niba nawe uri umwe mu bantu bari buze gushimishwa nuko
umuntu bita Iva ari buze kwirukana koko. Ndagira ngo nawe ubigaragaza hasi muri comment, ushiriyemo udustika tw'imitima, ukande subscribe, ukande like, ubundi wibuke gukora share, ibintu byose bikomeze kugenda neza, dukomeze kugenda twenjoyinga na filime yacu Icyumba cyanjye. After la vista, bye bye, Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose.